Gira ku cyaha cyo guhanahana amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina. Hanga bivugwa yuko uno mukristo yari afite ikibazo cy'imihango iza ariko ntikame cyangwa se kuva bidakama. Hanyuma bibwira Bishop Harerimana Jean Bosco. Bishop amubwira yuko agomba kumusengera ariko agomba kumuhereza ifoto y'icyo gitsina kugira ngo ajye agisengera akibona. Mbere na mbere mbanje kubashimira ko muri kunyumva. Uti hahirwa nzasengera igitsina cye kuko kuva kwe kudakama kuzahita guhagarara. Uti kandi icyo gitsina cye nzasengera ngo kigomba kuba gifotoye neza inguni zose zigaragara. Bityo rero shaka telefone nziza ifotora neza nka iPhone Pro Max, ubundi ufotora icyo gitsina cyawe kinyoherereze ku buryo nkibona neza ntarinje guhengereza inguni zose imwe ku yindi n'uburaya. ubundi ngusabira umwuka wera gukize bidatinze. Ngo nta kabuza iyo kigaragara neza ni nabwo umuntu ashobora gusenga umwuka wera akakumanukira yihuse, ubundi kuva kwawe bikagenda nka nyomberi. Nikiba kidafotowe neza kandi nshobora gusenga amasengesho ntiyumvikane, bityo ntagere ku ugomba kugufasha. Ayo namwe mu magambo umukristo yavuze mu rukiko ubwo yaregaga Bishop ngo wamusabye gufotora igitsina cye akakimwoherereza ngo kugira ngo ndamusengere. Umukristo aragira ati uti ndatangajwe no kubona abantu bazi igitsina cyanjye kurusha uko banzi. N'abazimu. Bishop ati cira birarura mada. Ifoto y'igitsina ntago wayinyohereje kugira ngo nyisengere, utahubwo wayinyohereje kugira ngo nyereke ko ufite igitsina cyiza nuko nkururire mu busambanyi. Uturibuka ko wigeze kunyohereza message ivuga ngo daddy shrew. Kuri uyu munsi w'abakundana ndashaka ko njye nawe tuba turi kumwe, ngo nukenera uwo mubabarana cyangwa mwishimana umpamagare. Nifuza kuba nawe umugore wawe nubwo byaba ijoro rimwe cyangwa umunsi umwe. None uri kubeshya ngo warayinyohereje kugira ngo nyisengere. Ubundi se nasengera nte ifoto y'igitsina ubundi wowe ugakira? Ubwo wari utegereje yuko nkubwira ngo amina baby. Ubwo rero nta nubwo jye nabikubwira kuko mfite umugore n'ubundi nsanzwe nubaha. Gusa ikindi mfite n'inshingano z'idini ngomba kurinda. Bamwe mu bari mu rubanza ngo barasetse, ngo wagiraga ngo ni bamwe bitabiriye Jenny's comedy kubera amagambo yakoreshejwe mu rubanza yari asekeje bikabije, ngo ku buryo yari bube yanasetsa n'uvuye guta nyina. Ngaho mbaza ngo ni gute twisanze aha hantu? Bamwe bati umunsi umwe muzasanga Imana yarakaye izitwara isi yayo, musange twebwe dusigaye ku gasi nk'imyumbati y'imivunde. Abandi ati byaravuzwe yuko mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma, mu gihe ngo abakristo benshi bajyaga mu rusengero bazi yuko Bishop ibintu agiye kubabwira byose no kubasengera ari ukuri ngo biri bubakize indwara. Ngo Bishop yabaga yibereye mu gusengera ibitsina by'abagore bamwe na bamwe ngo bakoraniye muri iryo teraniro. Abantu bati uwo Bishop yabasengera uyihe Mana, ngo ku buryo ashobora gusengera umuntu mu buryo bwa AI, bamwe biti yakure mu Kinyarwanda. Ibaza uti kuba umuntu afite ifoto y'undi w'igitsina ubundi akayisengera yibereye iwe mu rugo, ubundi umuntu agakira nkaho atigeze anarwara. Ngo bisengesho ni ukugenda mu buryo bwa Bluetooth ngo cyangwa rikagenda nk'uko amayinite agenda. Ni mu rubanza rwaberaga mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rw'umukristo w'umugore waregaga Bishop witwa Harerimana Jean Bosco ngo wamuriye amafaranga yarangiza akanamwandagaza. Uwo mukristo yavuze yuko yari afite ikibazo cyo kuva nuko ntibikame, agashaka umuntu wamusengera ngo bikire. Niko kwitabaza umubishop witwa Harerimana Jean Bosco ngo kugira ngo amusengere. Igisambo. Ngo Harerimana Jean Bosco yaramubwiye ngo kugira ngo ngusengere ukire ngo urabanza ufotora igitsina cyawe inguni zose zacyo nuko ukinyoherereze uko cyakabaye. Umva mbese. Ngo nuko amasengesho haraza kugera ku Mana nta kabuza.
umukristo agira ati si ibyo gusa kuko hari n'amafaranga nagendagamo buri munsi umusubirizo ya maturo sha. kugira ngo ndebe yuko byacamo neza akansengera ubundi ngakira iyo ndwara nari ndwaye iminsi. Umva mbese. Nguti kandi ikindi uyu mugabo hari amazi yajyaga atugurisha atubwira ko ari amazi y'ubuzima uwuyasomyeho wese atongera kurwara ukundi. Ishitani. Nuko abantu bakamuha akavagari k'amafaranga ngo kugira ngo ibintu byabo bizacemo bijye bigenda ukundi, haba mu bucuruzi ndetse no mu buhinzi n'ubworozi yewe washyiramo nta kibazo. ngo ayo mazi yatubwiraga yuko iyo uyasize ku bicuruzwa byawe ucuruza nta kabuza ukarusha abandi gucuruza, ariko twe ntitwamenyaga yuko ari ugusahurira mu nduru. Namuhaye amafaranga kandi mwohereza n'ayo mafoto y'igitsina, ariko nta kintu byigeze bimarira kuko uburwayi bwanjye ntabwo bwigeze bukira ahubwo bwariyongereye. Ati cyantunguye ni ukubona amafoto y'igitsina namuhaye ayahereza umugore we, umugore we akayakoresha nk'igikangisho antera ubwoba, ambwira ko ngomba gutanga amafaranga y'umurengera kugira ngo igitsina cyanjye batazagishyira hanze. Ubujura. Iyi ni inkuru dukesha umunyamakuru wa televiziyo yitwa The Choice Live. Uyu munyamakuru akaba yitwa Babu Rwanda. Ivuga ko ngo mu rubanza hari abantu benshi basekaga ngo kubera ko ibyo bumvaga byose bumvaga ari nk'ibintu bisa nk'ibisekeje, ngo ndetse bamwe bibwiraga yuko biyicariye muri Jenny's Comedy ngo cyangwa bari kureba ya Kananzovu kuko aribo bantu bashimishije muri iyi minsi, cyangwa se Anita na Rusine, ngo byari ibitwenge gusa muri urwo rubanza. Nuko Bishop mu kwiregura atuye umugore yashakaga kunkururira mu busambanyi, uri indaya. ngo nubwo yanyohereje amafoto y'igitsina cye ntabwo yayanyohereje kugira ngo gusa ngisengere, ahubwo yayanyohereje mu buryo bwo kungusha. Umva mbese. ashaka kunyereka yuko afite igitsina cyiza cyane Toka kure. kugira ngo ngire irari mbe, nuko nyuma mbe nagira icyo nkorana nawe. Nuburaya. Kandi namubwiye ko ibyo bintu bidashoboka kuko nifitiye umugore kandi nkunda cyane unampora ku mutima, Umva mbese. mfite n'ubukristo bwanjye ngomba kurinda. Goodbye. Bishop ati uyu mugore yigeze kunyohereza message igira iti Daddy Shu, Nuburaya. kuri uyu munsi w'abakundana nukenera umuntu mwakishimana cyangwa mwababarana ndahari. Umva mbese. Ndashaka kumva byibuze nubwo nawe umugore wawe byaba ijoro rimwe cyangwa se umunsi umwe. Bishop aragira ati iyo nza kuba ndi umuntu umukeneye mba narahise mubwira ati Amina baby, ariko ntabyo navuze kuko niyubaha nkanubaha umugore wanjye nkunda cyane kandi mpoza ku mutima. Bishop ati ibyo byose yabikoraga kugira ngo arebe ko yangusha mu cyaha, naho ubundi ayo mafaranga avuga ngo yayoherezaga ku itorero ntago ari njye yayoherezagaho, ngo nubwo wakeka yuko naba narayahusemo agasosi, kandi nubwo mfite inshingano mu itorero amenye ko iryo torero atari iryanjye, nanjye ndi umukristo nk'abandi. Bishop ati cira birarura mada, utazagira ngo witoraguriye ingoma mu ruteme. Uti ifoto y'igitsina ntago wayinyohereje kugira ngo nyisengere, ahubwo wayinyoherezaga kugira ngo unkururire mu busambanyi kandi unanyereke yuko ufite igitsina cyiza cyane. Umva mbese. Uru ni urubanza rwabanje kuba ku itariki 31 z'Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024, aho ubundi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwemeje ko uwitwa Harerimana Jean Bosco n'umugore we ngo bagombaga gukurikiranwa bari hanze, bakurikiranwaho ibyaha bitandukanye, ngo birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina, Kagira inkuru. gukangisha gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'urukozasoni. Bitwaye ikize. Nyuma y'uko Bishop na madamu we batanze ingwate ya miliyoni 60 Yose. urukiko rwemeje ko bagomba kuburana bari hanze. Nubwo Kera kabaye nyuma y'umwaka n'amezi, urubanza rwongeye gusubukurwa
Bishop na madamu we batumizwaho, turashize. ariko kandi na wa mukristo wabaregaga nawe atumizwaho. Mu gihe bwa mbere baburanaga ku minsi 30 y'agateganyo, mu kwezi kwa 4 2026 nibwo urubanza rwabaye mu mizi, rubereye n'ubundi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Gira umunwa. Ni mu gihe rwari rwabanje bari bangiye itangazamakuru kwinjira. Kuri iyi nshuro noneho itangazamakuru ryarinjiye, babasha gufata amakuru neza y'urubanza. Iyi radiyo iziye igihe. Uwo mukristo w'umugore banze gutangaza izina rye kubw'umutekano we, yavuze ko ubwo yiyambazaga Bishop n'uburaya nk'umuntu wamusengera w'inararibonye mu masengesho, umva mbese azura ndetse akanakiza abarwayi, kashitani akeka ko nawe yamusengera wundi kuva bidakama bigashira burundu. n'igisambo. Bityo iyo ndwara yamubayeho karandi ikagenda nka nyomberi. Uti natangajwe no kuba uwo nagiye ngana nzi neza yuko ari pasiteri, ahubwo ari we wahisemo guhita yangusha akanshyira mu rujijo rw'indwara nari ndwaye nyimaranye n'igihe. Ahubwo agashaka kuncucura n'utwo nari nifitiye, kandi ari two twari buzamvuze wenda iyo ndwara. Utakimbwira ngo nimwoherereza amafoto y'igitsina cyanjye, nahise numva ngize umutima mwiza, nkeka yuko nuko byose birangiye noneho ngiye gukira. Ati kugeza aka kanya uvuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 maze kohereza miliyoni zisaga 10, haba ku kanyenyeri, haba ndetse nayo natanze mu ntoki kuri Bishop ndetse no mu itorero, kugira ngo ndebe yuko nakira uwo muruho maranye iminsi. Ati si ibyo gusa kandi yavugaga ko afite n'amazi y'umugisha ngo aha abantu kugira ngo bashyire kuri bizinesi zabo ngo zibe zatera imbere cyane kurushaho, ngo zireke guhomba. Ngo ayo mazi yagurishaga hari abo yayaheraga 200,000 ndetse hari n'abo yaheraga 300,000. n'ubujura. Ubwo n'uburyarya yakoreshaga mu kurya amafaranga y'abantu, ibyo bamwe bafata nk'ubutubuzi. hitawe. Bishop ati no mu mafaranga avuga yuko yoherereje itorero, abazwa itorero, njyewe ngomba kubazwa yageze kuri momo yanjye. Uti naho kuvuga ibyo kunyoherereza amafoto ye y'ibitsina, ntabwo uwo mugore twahuzwaga no gusenga gusa, ahubwo yashakaga kunkururira mu busambanyi n'uburaya. ananyoherereza ayo mafoto. Ntabwo yayanyohereje ngo nyasengere, ahubwo yayanyohereje agira ngo angushe mu cyaha. Bishop ati nahise mfata ayo mafoto, ubundi nyoherereza umugore wanjye, ndamubwira ati reba iby'inshuti yawe iri gukora muri aka kanya. Umugore wa Bishop nawe yungama ati njyewe namwoherereje ifoto mubwira yuko ari Yuda ashaka kunsenyera urugo rwanjye kandi ari inshuti yanjye. Njye nayamwoherereje muburira, ntago nari ngamije kumutera ubwoba nk'uko abandi babivuga.